abashu mumeze mutese mukomere cyane turi kumwe yagarutse rero dukunda rero wa mama wibana n'abana babiri ndabashuje cyane Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe baba we Pacifique we numiwe gusa koze wakoze kunezeza yewe we ibiremye nona abashu kamabwira ngo ibiremye nona muzi ko yabiremye nona ariko kanicara nitonde uko rukomeje kandi nuko ukirikomeje nanone muri rusange nyine ngewe kwera yuko mbese ibintu byo guhimba numvaga bindimo noneho nkavuga nti Imana igize iki kamafone nanjye nakwishiraho nka jandamya Kagame intego nafite ko ari kugira ngo ndamye mubyeyi wacu Paul Kagame ibyo yankoreye umupasiteri utarize ari amashuri ahagije umupasiteri utarimenyereje guhinga ubu aragira ati ariko ntabwo yabura uko abigenza wahisemo neza ufata umwanya wagakurikirana Pacifique TV show. Iyo ni wa mwanya tubagezaho abatumirwa benshi batandukanye muri comedy n'ijambo ry'Imana muri gospel. Uyu mwanya rero twabazaniye wa mutumirwa musanzwe mumenyereye wa mama mujyi ubasetsa cyane imbavu zigasha iradukunda Helena. Uyu mwanya rero twavuye ahantu bita Zawera tuza ahantu bita Musanze, aturuka Burera ngira ngo murahazi ahantu bita mu Mwiko mu misozi, ahantu hakundwa n'abazungu cyane, hari ibiyaga Ruhondo Burera. Ushaka gutembera wazatembera ukabungeraho, kandi nanone wazamushaka kuri ya nimero yababwiye. Rero reka tumwakire kugira tuze kubona ukuntu twaza kuganira hano kuri Pacifique TV show. Kandi wowe wakanze subscribe turagushimira, wawe uri hanze cyangwa se hano mu Rwanda, wumve kuri umuntu w'agaciro, wumve kuri umuntu w'umugabo. Twakiriye Iradukunda Helena rero hano kuri TV show Pacifique. Yatangira nanone abibwira akanabasetsa aho tumwe nko mu tubrage nka dutatu ubundi tugakomeza. Abashu mumeze mutese mukomere cyane turi kumwe yagarutse rero dukunda rero wa mama wibana n'abana babiri ndabashuje cyane Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe turi kumwe rero. Yego murabona ko uyu munsi ameze neza mu gitenge cyiza, mbese Imana ikora imirimo n'ibitangaza nta kutagize. Hari icyo Imana irimo gukora koko yakimvuzeho n'ibindi bizaza cyane kwizera Imana nishobora byose, kandi Imana niyo muremyi w'isi n'ijuru, kandi kugira ibibazo byose ducamo yaba ibyiza cyangwa se bibi dushime kandi tugomba no kwishima kuko iyo twaramutse iyo nubyuka ngo kazunguza akaguru kabona abiri kwemera akaboko kabiri kwemera byufuka amashima Imana. Yego rero uyu mwana tugezemo ugiye kutubwira buryo ki wabonye Musanze. Wageze Musanze watembereye baba we Pacifique we numiwe gusa koze wakoze kunezeza nta kure habaho, nkunda kuvuga ngo nta kure habaho Imana itakura umuntu, suko atembera gusa. Rero nizeye ko no mu minsi izaza nzahatura neza cyane. Nabonye mfite freshere rwarukara rwabaye inzobe kuko nageze Musanze. Dukurikiye rero Iradukunda ashaka kuzatura Musanze. Umuntu wese ufite icyo ufite, umuntu wese Imana yagize ikiteza imbere, nimero yaraza kuyivuga ashaka gutura Musanze yaba kodesha, ariko ikintu dushaka no gutura Musanze adakodesha, akaba hafite inzu nyine ahaba, ariko nanone dusapotinze akaba yaba ahakodesheje ahatuye kugira ubashe kumubona neza, byaba byoroshye. Rero uyu mwanya agiye kutuganiriza tumwe mu dustori twamunejeje cyangwa se tumwe mu tundi tuntu yabonye tukamushimisha bitandukanye n'aho yabaga i Burera. Yatangira akatubwira akatuganiriza akadusetsa muri wa mwanya we twamuhaye. Yatangira akadusetsa. Yewe murabizi neza mu cyaro twirwa duhinga tugira ute, murabizi ibintu mu cyaro ariko nabonye ino rwose nta kirenze no gucuruza n'isuku irenze, ariko ndabibatuye abantu banje rero
yewe we ngakanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze mbonye abagore beza bakarabye abagabo beza bakarabye amazu meza noneho ibiryo naririye Musanze noneho yewe baba we nimwihorere ntari bya bijumba byanje mubonaga yewe we nahataraha rero niteguye kuzahagera yewe we ibiremye nona abashu kamabwira ngo ibiremye nona ibiremye nona muzi ko yabiremye nona ariko kanicara nitonde nukuri ngira ngo rero reka tuganire kuri video yawe ejo bundi nabonye ni video wakoze uri ahantu uri guhinga nyuma yuko hasohotse amatangazo cyangwa se amabwiriza bakwiye kugendaho mu nsengero nshyashya bitewe bimwe mu nsengero zafunzwe n'iki wakoze ku kiganiro cy'abantu b'abapasiteri ate barajyahe wadusangiza ukatubwira ukuntu wifasha ugafatira video ukajya mu murimo ugahinga ukavuga ati harya wavuze ngo umupasiteri utarize ntabazi gufata isuka arerekeza mureke mbabaza utubazo tungana tubi umupasiteri utarize ntamenye gufata isuka barerekeza hewe ariko mana utarizigamiye ziramuriye ingoma zirahindutse ayiwe data we suka yaje nzagufata neza nzakuranya nzagusingiza suka shiga hejuru ubuhinzi nagira ijambo mwese muragaruka bucawe isuka iraryoshe wa isuka iraryoshe wa suka shirwa hejuru suka singizwa suka takwa mwese murasura kuri suka iraryoshe iraryoshe radukunda nzayinga umuntu asurimuka ntasurimuka isuka nishirwa hejuru isuka zakagabo umupasiteri utarize ari amashuri ahagije umupasiteri utarimenyereje guhinga ubu aragira ati ariko ntabwo yabura uko abigenza burya iminsi irahinduka ngo burya ngo wambaye umwambaro w'intambara ngo yo kwirata nk'uwiyambuye atabarutse naratekereje ndicaratekere ntubarakora iki arafata isuka ahinge none wandi utarizigamiye isambu warabikora iki inzira ziba zirenze igihumbi buri Imana yari kumucira inzira ubu nyine nuko aramukoze abakomisiyoneri mwabaye benshi isuka ubu yagize agaciro n'umuhinzi yagize ijambo ubu ngubu karame uri isuka ni ikintu kigayitsera bamwe babifata nk'ibintu bigayitse ariko burya isuka ubu nje ndayubaha nyine ngiye ukuntu mbibona isuka ari ikintu kigayitse kuko urabizi no mu mujyi nahe niyo cyane iyo bagiye gusaba umugeni icyambere kibanza ni isuka isuka niyubahwe bakabonye ndiko gatakana isuka nishyirwe hejuru ari ibipangu n'amaetaje atabimirima baza gutanga isuka birabazaguha umukobwa wabo wasirimuka utasirimuka burya nabara tubona bagenderaga mu ndege dukurikiranye amateka yabo twasanga baravuye hahandi hasi ba mama babo bahinga hari isuka bazamuye ababosi bose baba bari mu mujyi usanga bafite uretse nk'ibintu birengagiza baba barahereye ku isuka ba mama wabo kuba nawe ubwo hari igihe mama we yakurihiye mu mashuri akura mu isuka ni nziza burya ni yishyirwa hejuru abantu hano kuri Pacifique TV show bari bagukumbuye wari umaze iminsi udaheruka pe njyewe nta kibazo agasha mbazaniye rero nuko nta kwiheba njyewe rero cyane nkunda kwihumuririza abamama bibana ubu uradukunda rwose ariko turaza nari manzo tubwire mbabwire ngo ubu nanjye naje Musanze bantembeje mugende kuri Pacifique TV murabibona byose yewe we agasha nabazane nuko kwizera kurarema hari ibyo nizeye yankoreye uyu munsi nageze Musanze yakoze karame turi kujya nyine ikintu ngiye ikibazo mfite ndetse
ntabwo ari ikibazo ahari sinzi ukuntu nakita kubera icyo ukunze guhumuriza mu bibana cyane nanjye nuko nibana umuntu burya atangaga ubuhamya bw'icyo yanyuzemo niba nibana nzi umutwaro w'umudamu wibana burya ko nta mugabo burya biravuna ko nta muntu utajya kwishimira biravuna niyo mpamvu nkunda kuvuga kajya jambo aha tuganira bwa mbere twigeze tuganira ngo nkubaze ngo ni gute wisanze ugomba gufungura TikTok ukaba washyiraho amavideo n'iki muri uyu mwanya ndi kugusaba akanya kuducishirizaho ku rugendo rwawe bwa mbere utangira ese warabyuse ngo wafungura TikTok cyangwa wabanje wajya kugura ya telefoni turi kujyana nyine uduha urugendo rw'ubuzima bw'ukuntu igitekerezo cyo gufungura TikTok cyakujemo urugendo uko rwatangiye n'uko rukomeje kandi n'uko ukirukomeje nanone muri rusange nyine ngewe kubera yuko mbese ibintu byo guhimba numvaga bindimo noneho nkavuga nti Imana igize iki kamafone nanjye nakwishiraho nkaja ndamya Kagame intego nafite ko ari kugira ngo ndamye umubyeyi wacu Paul Kagame ibyo yankoreye naje ndamusingiza noneho ngize impana ntumura n'udutipe tw'abana twiza twasobanutse mbona tumfungure TikTok ewe data we ni none agahinda karashize noneho numva ndisanzuye mu mutima numva biranejeje cyane ko mba numva nshaka kwibohora mu bana ndiyo ngeze mu bakuru ndiyo mu bapfakazi nabayo mu bafite abagabo nanjye nakwigirawe urukumva mu busirimu naho nabishobora mbese mba nshaka kugira ngo bose mbereke ko ingero zose mba mpari kwibohora mu mitima kumva nta kikuniga icyo ushoboye ugikore nibyo nta bindi ni iki wabwira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yarakoze cyane ko yoroheje n'ibintu atangira tuzanira telefone za veni buriya ni telefone ya veni nahereyeho ariko Yesu yarakoze akorera muri Paul Kagame yibuka n'ababyeyi n'abagore cyane ko cyo namushimira abagore yaduhaye ijambo ubu ntaho kintu natinya gukora nta n'ikintu natinya kuvuga kuko dushyigikiwe n'umubyeyi wacu Paul Kagame aturi inyuma rero umugore yaduhaye ijambo yarakoze aha rero Iradukunda Helena ni umumama muri iyi minsi uri gutera imbere mwiza noneho yakeye ubwo bameze neza Yesu ari kugira neza ukomera nka wundi ngo uragira iyerekwa aritambutse yewe uragira icyo abona gitambutse kuri Iradukunda nta kibazo 0 7 8 8 0 10 8 9 1 8 8 0 10 Iradukunda Helena rero umenyere kuri TikTok akaba ari umumama w'Iburera ye turi kumwe bazaze nta kibazo bazaze kandi nanone kumusura biremewe pe shaka no kumusohokana nabwo urabyemerewe ibijumba ya myumbati ya gomino muzaze mbihere nta kibuze Yesu yarabirangije kandi nawe muntu ushaka kumenya uko bateka ibyo bya Kinyarwanda wamwegera kumuhamagara ko ati se kugira abateka ibi n'ibi bigenda bite yakubwira akakugira inama kandi nanone umuntu wihebye uri mu gahinda ni umujyanama mwiza andikira Iradukunda Helena wirebere kuri TikTok abagore bamaze kwiyubaka umujyanama mwiza aho ufite ibibazo nubwo mumubona gusa ikindi kintu mutari mumuziho aranasenga yewe kakana ntabwo ugikunda kukavuga nta kibazo aranasenga rero kandi ukeneye ko yakugira inama wamwandikira kuri nimero ya telefone mukaganira akaguhumuriza urumva nyine afite amateka y'ubuzima bwe rero ayo mateka ndabizi neza ko yakubera icyigisho akaba yabasha kugufasha mukomeze mudukurikirane hano kuri Pacific TV Show ibiganiro byacu rero nakagaruka sawa tuzasubira urabizi ko iteka tugomba kumanza dusezera dusenga
Teka buri iyo turi kumwe uratujya dusenga. Ha birakwiye. Sengera abantu rero bari badukurikiye muri uyu mwanya. Dusenge. Uwiteka nyakubahwa Imana, turi imbere y'amaso yawe. Mwami Imana, ntacyo turi cyo imbere y'amaso yawe, ariko Mwami Imana iyo tugeze imbere y'amaso yawe tubaga abagaciro. Uwiteka Mwami Imana nyiringabo, ndapfukamye mu kwizera, nizereye abantu Mwami Imana nyiringabo, babandi bibana, babandi Mwami Imana batagira abagabo, bazandushiza irushe, abari mu makode babuze inyishu, abo Mwami Imana niho wabageraho, babandi bihebye, abagabo bananiwe Mwami Imana, handi bageze mu gikombe cyitwa baka, niho wakubura dosiye Uwiteka Mwami Imana nyiringabo. Urabizi tukimara kuvuga babonye ibyo tugiye kuvuga. Senge Mwami Imana nyiringabo, Imana bari munsi y'ijuru bose, kugira uje ubagirira neza mu byo bagerageza gukora, uje ubarinda Mwami Imana dayimoni rusahuzi, kandi Mwami Imana ibyo twakora byose tutagufite byaba ubusa. Umurinzi Mwami Imana yarinda, atagufite akarindira ubusa. Ariko Uwiteka Mwami Imana, twishize muri sorance yawe, twishize mu butware bwawe, kugira uje uturinda amanywa na nijoro, uturindira igihugu cy'u Rwanda rwose. Turasenze Mwami Imana ngo utuzanire amahoro, Mwami Imana utuzanire umutekano, guhera kuri perezida kugera Mwami Imana ku mukuru w'umudugudu, ubarinde rwose Mwami Imana, mu byo tugerageza gukora uje uturinda. Tusengeye Mwami Imana nyiringabo, bashakisha kubaho neza, uje ubashoboza, abafite kwizera ubashoboze. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Mwakomeza kudukurikirana kuri Pacifique TV Show kugira ngo ubutaha tuzajye dukomeza dukurikirane. Umuntu utarakanda subscribe, kandi nawe tugushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ibyacu iteka dushizeho uzajye ubibonera ku gihe. Murakoze.